Iyi ni inkuru y'umugabo wafashe ku ngufu umukazana ndetse agafata ku ngufu na nyirabukwe. Uyu mugabo ubwo yari ari mu rugendo yitemberera ari kumwe n'umukozi we wamukoreraga mu rugo, yashatse kunywa agatabi. Ashatse kunywa agatabi gusa nta kibiriti yari yagendanye. Niko kubwira umukozi we ngo ajye kumushakira agashirira ku rugo rwari hafi aho. Umukozi we agezeyo agashirira arakazana. Gusa yakazananye n'inkuru ari kubarira bosi we ko nk'urwo rugo ahabonye umukobwa utagira uko asa, umukobwa mwiza cyane, gusa ko bishoboka ko uwo mukobwa ari umugore. Ubwo bosi we wakundaga abagore nta kuzuyaza, yahise amubwira uti gusigaranya ku gashirira ndaje. Ubwo yahise agenda, ubwo ahageze ahasanga ko uwo mukobwa mwiza wari uhari, gusa ntiyari umukobwa ahubwo yari umugore. Niko kumukururira mu nzu aramusambanya amufata ku ngufu. Amaze kumufata ku ngufu amusigaho arasohoka. Gusa mu gusohoka nyirabukwe w'uwo mukobwa wari ushyingiye vuba aba yamubonye, gusa yasohotse yihuta we ntiyamubona. Amaze kurenga nyirabukwe abashyingiye umukazana we atangira kumutonganya amubaza impamvu atangiye kuzana abagabo mu nzu y'umwana we. Umukobwa ararira cyane asaba imbabazi amubwira ko atazi aho uriya mugabo aturutse kandi ko aje ahita amufatira ko ku ngufu nta n'ikintu bavuganye. Umugabo nawe aragenda, ageze aho yari yasize umukozi we aramubaza uti ese boss ko mbona ugarukanye akanyamuneza bigenze ute? Umugabo aravuga ati arampaye da, gusa yasanze igishirira cyazimye. Niko kubwira umukozi we ngo asubireyo ajye kuzana ikindi gishirira. Umukozi we asubirayo, mu kugera ku marembo asanga umukobwa amerewe nabi. Nyirabukwe ari kumutuka ndetse anamubwira ko umuhungu we igihe ari butahire cyose arahita amubwira iyo nkuru akamusenda agasubira iwabo. Ubwo umusore nawe uwo mukozi abona atabyihanganira asubirayo yihuta. Agezeyo abwira bosi we ko umukobwa amukoreye ishyano, ko bagiye kumusenda, ko nyirabukwe yamubonye. Umubosi abaza uwo mukozi ati ubonye ari we nande? Ati ni we na nyirabukwe gusa nta wundi muntu uhari. Umugabo asubirayo yirukanka. Agezeyo nta gusuhuza nta kuvuga ikindi kintu, ahita afata nyirabukwe amukururira mu nzu, nawe aramusambanya amufata ku ngufu. Amaze kumufata ku ngufu arasohoka. Amaze gusohoka asubira aho yasize wa mukozi. Ahageze wa mukozi aramubaza ati se ubikemuye ute? Ati ndabikemuye da. Umukozi niko gutekereza ukuntu abikemuye, ahita akeka ko yaba afashe na nyirabukwe ku ngufu. Arangije ari gutebya aramubaza ati ese boss hagati y'umukazana na nyirabukwe ninde ukugereye ku ngingo? Boss aramukankamira ariko aramubwira ati ese ntuzi ko agakono gashaje karyoshya imboga? Ubwo umukazana yari akiri hanze ategereje ko nyirabukwe asohoka. Nyirabukwe yaje gusohoka. Amaze gusohoka umukazana aramubaza ati se mama ko wari urimo untonganya aho weho ntumuhaye? Nyirabukwe n'isoni nyinshi ati ceceka watagira ukumva, kuko ibihagize ubimenya twese badusenda nta n'umwe waruraramo. Ubwo umukazana na nyirabukwe biyemeza kubiceceka ku buryo ntawe uzabimenya. Gusa nyuma yaho iyi nkuru yaje kumenyekana, ndetse ari naho havuye inkomoko y'ijambo yaje nk'iya Gatera, kubera ko uriya mugabo yitwaga Gatera. Niyo mpamvu iyo umuntu aje agakora ibintu ahubagurika atabanje kubaza cyangwa ngo yite ku ngaruka ziba, bavuga ngo yaje nk'iya Gatera. Ibi ngibi ndetse n'izindi nkuru uzajya uzisanga kuri channel yitwa OG1 Empire.